Morning traders, uyu munsi tugiye kuba twanalizinga cyangwa se tureba gold, tukareba euro USD na GBP USD, turebe uko byifashe uno munsi. Mbere na mbere tugiye kubanza kureba DYX cyangwa se dollar index bimeze bite, ni iki twakitega. Uko mubibona dollar iri muri downtrend, aho yatangiye gukora za correction, yatangiye gukora correction, gusa waza ukareba neza ukabona ko iri muri range market cyangwa se muri sideway market idafite direction. There is no clear direction kuri DXY. Hari support ishobora kuza ikaba test cyangwa igatesting no resistance yacu ikaba rejected, next support yabira aha, hakabamo opening gap ishobora kuza gufiringa, gusa uno munsi biragoye kuko turi mpera z'ukwezi, bishoboke ko isoko rishobora kuguma muri iyi zone cyangwa se muri iyi range cyangwa se sideway market irimo, which is means ko mugomba kuba very careful. Urebeye kuri dollar index, ni ukuvuga ngo izindi currency zose haba gold cyangwa se izindi zijyana na dollar ziraba zidafite clear direction. So reka turebe gold ni iki twakitega uno munsi, turebe ni izihe opportunities dufite. Uje ukareba muri daily time frame urabona ko gold iri muri bullish cyangwa se uptrend, irimo irajya hejuru, aba buyers aribo bafite control ya market. Ariko uje ukitegereza kuri izi candle zikurikirana, there is no volume cyangwa se ziri muri range. Reka dushyireho line. Nkuko mubizi hari support na hari resistance iri very strong, yabaye tested kuri Friday last week, iba rejected, iri very strong. Nk'ibisanzwe rero reka tumakinga highs na lows ya current candle, turebe aho market y'uyu munsi iri cyangwa se iri gutradinga. Twibaze iramutse i-breaking no support, next support yacu yabiri hehe? Next support yabiri aha, tuyihindure yellow. Kuri iyi strong resistance yacu dushyireho red box, bitwereka ko market ishobora kuhagera igakora reaction cyangwa se ikaba rejected igasubira muri selling side. Twihuse reka tujye muri forex turebeho bimeze bite. Muri forex naho urabona ko market iri bullish, gusa ikaza ahangaha iri gutrading in zone, hari udu small candles byerekana ko there is no volume. So iramutse breakinze ino support yacu, next support yabiri aha, tuyihindure indi support iri ahangaha. So kumva ari izo na markinga kuri forex. Reka tujye muri 1 hour turebeho byifashe bite, izi opportunities dufite. Mukabona ko hari strong resistance yabaye rejected ku nshuro ya mbere, aha irongera iba rejected, aha yabaye fake out, which is means ko iri strong. Reka dushyireho red box yacu byerekana ko isoko rishobora kuhagera rigakora reaction rigasubira muri selling side. Nubwo isoko ryacu riri bullish, gusa ishobora kuhagera igakora reaction. So kumva kuri 1 hour twashyira na support ahangaha, tuyigire white line kugira ngo itandukane na forex. Ubundi tujye muri 30 minutes turebe n'izi opportunities dufite. Muri 30 minutes urebye gold yacu iri muri trading zone cyangwa se no trading zone. Iyi ngiyi iri muri sideway market igeze kuri iyi area. Okay, tubyandikeho ko ari no sorry, tubyandikeho ko ari no trading zone. So opportunities dufite uno munsi ni uko gold ya breakinga ino resistance yacu igakora retest ikabona gukomeza hejuru,
gusa uje ukareba kuri iyi side ahangaha mwitonde harimo ka minor support ishobora kuba rejected, so you have to be careful. Kandi mwibuke ko twabonye ko idolari ritari strong naryo riri muri range market, means ko there is no volume no muri gold, so be careful with gold uno munsi. For selling ntabwo nabibashishikariza, icyo yakora ishobora kubreaking no support yacu ikaza ikakora retest ahangaha ikaba rejected, ikabona gukomeza hejuru. Iyo n'indi opportunities twakitega, usibye ko gutradinga gold muri iyi minsi biragoye kuko isoko ntabwo rifite direction. Tugomba kurindira ko i-breaking from this zone, kuba twamenya bika closing above cyangwa se below here, niho twamenya ko igiye muri selling side. Gusa ahangaha iracyari muri sideway market, so you have to be careful. Reka tujye muri Euro USD turebe se byifashe gute n'iki twakitega. Urebye muri daily time frame, Euro USD iri bearish, aho iri kugenda making a lower high, isa gukora ino correction, ishobora kuza making indi lower high ikabona gukomeza hasi. So uko bigaragara muza Euro USD iri very bearish. Dushyireho support yacu, strong support iri aha kuri daily time frame, byerekana ko ishobora kuhagera igakora reaction ikaba yasubira muri selling pressure. Dushyireho red box. Euro USD ntabwo turi bujyemo kumakinga highs na lows za previous candle, nabiberetse kuri gold, ni ibisanzwe naho niko tubikora. Trading ni routine imwe uhora ukora, ni ibintu bimwe uhora usubiramo, ugomba kuba uzi ukabyumva. Niyo mpamvu videos ya mbere ngerageza nkabereka strong support, strong resistance na Euro USD niko bigomba kugenda, nta gishya. Ubundi tujye muri forex turebe hose byifashe bite. Muri forex bitandukanye na forex nayo ntabwo itandukanye cyane na daily time frame. Urabona ko iri downtrend, aho yatangiye gukora correction, ishobora kuza kuri iyi resistance yacu ikaba rejected. Kuri forex reka justingemo hano support, urabona ko harimo ka minor support, tugahindure kugira ngo bitandukane na daily time frame. Ubundi tujya muri 1 hour turebe hose byifashe bite. Muri 1 hour nawe urabona ko iri muri downtrend, uje ukareba kuri current candle, ariko wareba kuri previous candle ukabona ko iri bullish, which means ko tugomba gufokasinga kuri current candle. Twaza tukareba tukabonamo strong resistance yagiye iba rejected inshuro nyinshi. Aha yabaye rejected, naho iba rejected, which means ko isoko rishobora kuhaza rikaba rejected ikaba yasubira muri selling side. So kadushyireho green box, byerekana ko isoko rishobora kuhagera rigakora reaction rikaba ryasubira muri selling side. So reka tujya muri 30 minutes turebe hose dufite iki. Uje kureba muri 30 minutes urabona ko market yacu iri muri iyi range, ugomba kuba kure yayo. Don't trade in this zone kuko biri very risky. Shyireho so biri very risky trading ino zone, ntimuyi tradingemo, just mureke isoko ribanze ribone direction, ri making sure ko rigiye up cyangwa se down. Icyo dushobora kwitegura nk'uko twabonye ko muri 1 hour iri bullish,
ariko waza kuza kuri iyi side ukabona ko itangiye gukora some correction iza muri downtrend, so twaza tukabona imbalance ishobora kuza gukorera correction. Gusa you have to be careful nuko no kuri muza DXY cyangwa se dora igomba kuba ya breakings iriya zone, niho tugomba kubona direction y'ahangaha. So niramuka breakings ino resistance yacu igakora retest iga closing above ikaza igakora retest, tugakomeza hejuru tugategitinga ino next support. So you have to be careful. Ahangaha harimo kama ino support ishobora kuhagera ikaba rejected, kugira ngo wizere ko igiye hejuru cyangwa se volume yaje nuko breaking ahangaha ikaza hejuru iga closing above with a strong bullish candle. Icyo nicyo cya mbere tugomba gutegereza ko kiba. For selling iramutse breaking nk'uko twabonye ko uje kuri current candle iri kwerekana selling pressure, ugomba kuza ka breaking ga closing below. Gusa waza ukareba hano ukabona ko hari weak yabaye rejected, which is also very risky. Gusa ishobora guclosinga below iri strong igakora retest ikabona ikomeza hasi ugategitinga ino next resistance. Gusa you have to be careful. Ngewe Euro USD ntabwo nabashishikariza kugira trade utekingamo, ntabwo iri very clear. Currency zose zijyanye na dollars haba gold cyangwa se GU ntabwo ziri very clear, so be careful. Tujye muri GBP USD turebe se ho byifashe bite, iki twakitega. Turitinge, izi ni analysis twari twakoze ejo ariko ntabwo yabashije kugera kuri no support yacu ibe tested, ni ukuvuga ngo nta trade twigeze dutekinga cyangwa se breaking ino resistance yacu, means ko ikiri gutradinga from this zone. So ntiriwe hindura byinshi, reka na adjusting zino lines zacu, ubundi dukora analysis muri 30 minutes kuko ni same yesterday analysis twari twakoze ejo. Na big difference kuko ntabwo yigeze breaking from this zone. So GBP twari twabonye ko ubu ngubu urebye kuri wenda ariko tujye muri 1 hour, twari twabonye kuri muri downtrend ariko urebye kuri candle kuri current candle iri bullish. Urebeye kuri iyi zone iri kugenda making higher highs, higher lows, higher lows, higher high, ishobora kumanuka iga creating another higher low ikabona kuba yakomeza hejuru. Noneho muri 30 minutes opportunities dufite, ya mbere ni ukubabwira ko mugomba gustaying out of this zone. Don't trade from this zone. Trading muri iyi zone biri very risky kuko urebye nta direction isoko rifite, ni small candles zidafite direction. So utegereze ko ishobora ku breakinga from this, utegereze ko ya breakinga this resistance ikaza for test ikabona gukomeza hejuru. Iyo niyo option ya mbere twakitega, ariko ubanza urebe no ku idolari urebe what's going on. Nubona idolari rikiri muri zone ubireke, there is no need to trade from that zone. For selling, guselinga byo ntabwo nabishishikariza kuko nta clear direction ifite. Ikindi twategereza wenda nuko yaza testing ino zone yacu iga closing from this side igakomeza hejuru. Gusa igarutse muri zone muyihore muri trading biri very risky. GBP cyangwa se GU muyihorere, ntabwo nta clear direction ifite. Cyakoze ikindi dushobora kwitegura, twari twabonye ko hari strong resistance, so iramutse ije kuri strong resistance ukabona ko ibaye rejected, ushobora guseringa. Iyo niyo option dushobora kwizera muri selling side. Naho chef trading day, so much chef trading day.